Shalom shalom nongeye kubaramutsa mbifuriza amahoro y'Imana bane namwe mwiriwe mute aho mwiriwe hagiye hatandukanye se umunsi wagenze neza se ibintu byagenze neza rero ndashimira Imana ko yandinze uyu mwanya twaba tukiri kumwe turiho tuvuga ijambo ry'Imana ishimwe rikomeye imbere y'Imana bishimiye Imana ariko kandi nawe nubwo ibyo waba washakaga kugeraho waba utabigezeho uyu munsi ariko nanone ufite ishimwe kuba ugihumeka kuba ukiri mu mwuka nishimwe imbere y'Imana ushobora kumbwira ngo simeze neza narwaye ariko ufite ishimwe ry'uko urwaye kubera ko hari undi wamaze gupfa rero mu buryo bwose tuba dufite ishimwe tuba dufite icyo dushimira Imana kubw'ibyo igenda idukorera umunsi ku wundi nshimye Imana rero no ku bwanyu ndashimira Imana cyane uyu munsi rero tuje mu gitaramo cy'umugoroba igitaramo nise ngo umukristo nk'umunyu w'isi hari umuntu twagize igihe tuganira tugira sije nyinshi tugenda tuganira ariko nkumva tugiye tubifiteho imyumvire igiye itandukanye bisunikira kuzana iki kiganiro ndabona ni byiza nk'abakristo ko tujya tugira uyu mugoroba tukagira ikintu tuvugaho kandi tugamije kugira ngo twungukirwe mu by'uru rugendo rugana mu ijuru muri ubwo buryo rero nazanye iki kiganiro kigamije kugira ngo umukristo nk'umunyu w'isi ye gukayuka ariko kandi ntarakomeza evangeliste sa nkuko dusanzwe tubimenyereye aribwo rero bwa mbere ugeze hano kuri iyi channel twizera umwami Yesu ni Believers of Lord Jesus Christ Ministry twizera umwami Yesu tuvuga imbaraga z'umusaraba tukizera mu mbaraga z'Imana atari mu bwenge bw'abantu tugira ibiganiro bigiye bitandukanye hariho ibicaho mu cyongereza n'ibicaho mu kinyarwanda ariko byose no kugira ngo twungukirwe muri uru rugendo dushyigikirane muri uru rugendo rujya mu ijuru wifashe kubana natwe biroroshye no gukora subscribe tukajya tubana umunsi kundi umwami Imana abaho umugisha mwinshi cyane shimira abantu rero tubana umunsi kundi hano kuri Believers Imana mu ijuru abaho umugisha mwinshi cyane turabakunda turabasengera turabazirikana rwose Yesu ajya abagirira neza abumva uko muzamuye ijwi musenga rero ndasenga kugira ngo nawe aribwo bwa mbere ugeze hano kuri no channel kuva uyu munsi ubaye joining the Believers of Lord Jesus Christ Ministry utangire kubona ubugingo bwawe buhinduka utangiye kubona ubuzima bwawe buhinduka kugira ngo ibyo bikubere ikimenyetso cy'uko hano hari Imana Yesu abaho umugisha mwinshi cyane rero nkuko nabivuze turi mu kiganiro umukristo nk'umunyu w'isi intego yacu no kugira ngo umukristo nk'umunyu w'isi ye gukayuka Matayo 5:13 baravuga ngo muri umunyu w'isi ngo mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki ntacyo uba ukimaze kereka kuwujugunya hanze abantu bakawukandagira amen ni ukuvuga ngo umukristo wakayutse nta kindi aba kimaze niyo mpamvu rero nazanye iki kiganiro kugira ngo njyewe nawe dufatanye ku kuboko dufatane amaboko twe gukayuka tutajugunywa hanze Yesu abaho umugisha mwinshi cyane topic y'uyu munsi rero turi buvugeho reva ngo ese birakwiye ko duhinduka ukundi birakwiye nk'umukristo nk'umunyu w'isi birakwiye ko duhinduka ukundi ntangira ikiganiro ndashimira Imana yampaye amahirwe ni umugisha kuba narabashije kugenda mu bihugu bitandukanye nishimwe ibihugu bitandukanye bya Afurika ndashimira Imana nishimwe rikomeye mfite imbere y'Imana ndabishimira rero muri aho hantu hagiye hatandukanye nagiye njya nkahaba igihe runaka hari ibintu nagiye mpigira ari byo bintu byatumye avuga ngo why not ntazana iki kiganiro tukakivugaho ko nzi ko ari ngewe ari nawe twafatana ku kuboko kugira ngo tudakayuka igihe kimwe n'indi mu ibi bihugu bya Afurika ibi bihugu byo mu majyepfo si ngombwa ko mvuga igihugu kugira ngo ntagire uwo nkomeretsa ariko noneho ndi muri icyo gihugu igihe kimwe nafite urugendo nkuko nabivuze nafite urugendo nagombaga kuva mu ntara imwe njya mu yindi ntara tuza guhura no mu mama umwe mwiza umunyarwandakazi noneho tuganira byinshi tuganira iby'ubuzima busanzwe tuganira n'ibijyanye n'iby'uru rugendo rwa gikristo ambwira nyine
ibyo yagiye abona, experience yagiye abona. Noneho tuza kugera kuri sije imwe arambwira ati rero buriya ngiye nkubwira ati mbona hano hantu ndi ari heza kuruta igihe nari nkiri mu Rwanda. Ndawe se kubera iki? Tubundi buriya rero nkiri mu Rwanda n'ubundi nari mama pasiteri. Ati mbona ibya hano ari byiza. Mbese kubera iki? Turabona nka buriya ntabwo nanemerewe kwambara ipantaro, sinemerewe kwambara ijipo ngufi, sinemerewe kudefiriza. Ati rero hano ngiye kuko mba mbona afite ubwisanzure bwo kuba nakora ibyo nshaka, nkabona icyo ni ikintu cya mbere mbona ko ari cyiza kuri njyewe. Noneho tukiri aho ikintu numvisemo ni iki? Ni ukuvuga ngo uyu muntu akiri mu Rwanda, akiri mu gihugu cye, yaraboshye, yarameze nubwo iri torero yararirimo, ryari rimubere nk'ahantu ho kwihisha, ariko ahaboheye atinyagambura. Noneho rero ageze aho ba bantu se cyangwa niba ari bimuteye kujyamo, niba ari ababyeyi, niba ari abantu, niba ari iki, aho batakiri, noneho aba we wanyawe. Ni ukuvuga ngo igihe yari akiri mu gihugu cye ntiyari abantu babonaga uwo atari we, ariko ageze aha hantu handi batamuzi, noneho aba we wanyawe. Bishatse kuvuga iki? Babyeyi, muri gutoza abana ibi bintu bya gikristo, mwibibatoza bimeze nk'igihano, mwibibatoza bimeze nk'ahantu ho kumubwira ngo naho kwihisha, kuko iyo ikintu yihisha kirangiye asohokamo. Ahubwo toza abana bawe iyi nzira y'agakiza nk'ubuzima. Imana ishimwe. Nk'uko uzi ko umuntu utarimo umwuka atabaho, bamwita umurambo, nawe yumve ko ibi bintu by'agakiza ari ubuzima, atabifite nta buzima. Aha niho naho yagera aho bamuzi naho batamuzi, azajya aguma we. Ambwira ikindi kintu nanone cyankozeho, ambwira ati nk'ubu ngubu narageze hano nta business ntakora, ati kandi hari business ntakoraga, ubu ngubu business zose ndazikora. Mwese ukore nk'iyo business, tubungiye ncuruza inzoga, ati kandi zirimo amafaranga menshi cyane. Urumva? Ndabaye se ucuruza inzoga kandi uri mama pasiteri? Naho ngaho aracyari mama pasiteri. Ati tindi mama pasiteri ariko ndazicuruza. Ati cyambere nuko ntazimu. Bintera ikibazo, ndabana ibi bintu tukiye kuza kubiganiraho. Niyo mpamvu rero nazanye iki kiganiro. Mu by'ukuri iyo umuntu avuga ngo sinzi, ariko namwe ibi bintu biba mwarabibonye, niba hari byarigeze bibaho, mujye mutwandikira muri comment mutwe ati nanjye ibintu byambayeho byagenze gutya na gutya. Tugamije iki rero? Ntabwo tugamije kugira ngo dutere story gusa, ahubwo tugamije kugira ngo niba hari n'undi muntu wabyumvagaho kundi kuntu bitandukanye, tube twamufasha, dufatana akaboko, twegukayuka. Haleluya. Imana idufashe cyane. Namubwiye ikintu, ndamubwira ni mu by'ukuri Imana ireba mu mutima. Ni ukuvuga ngo iyo myaka n'ubundi wamaze uri aho mu gihugu cyawe, ukora ibyo wakoraga, waba uri mama pasiteri, waba uri muririmbyi, waba uri protokole, waba uri iki, iriya mirimo nubwo waba warayirariye amajoro, hari amajoro waraye, hari ibyo witanzemo, kwa kwitanga kose wakoze, kwabaye imfabusa kuko ntibyavaga mu mutima, byavaga ahantu hihishe. Ngo no, ngo byari bindimo, ariko ngo ngeze hano ngo nyine ngo ibintu biratandukanye. Ntago bishoboka. Ntago wambwira ngo ibintu byari bikurimo wagera ahandi hantu bikakuva mu gutese. Ntago bibaho. Ntibibaho. Nuvuga ngo ahubwo nuvuga ngo na mbere ntibyari bigize gute, ntibyari bimurimo. Imana idufashe cyane. Imana idufashe kandi tubashe gusobanukirwa ibi bintu. Imana ishimwe. Noneho tugeze kuri ikintu cyitwa ariko ntarakomeza ngo ngere ku kintu cyitwa inzoka. Ndi kuvuga ngo niba tugiye muri ibintu by'agakiza, twe kubijyamo nk'abantu bihishe. Reka tubijyemo, tubigiyemo, twumve ko ari ubuzima, kugira ngo n'umuntu wese utubonye ajya abona Kristo, tutaranavuga avuge ngo mbonye Kristo muri wowe. Noneho imivugire yacu n'imigendere yacu n'imigenzereze yacu igaragaza Imana muri twe. Ni gute wambwira ngo uri umukristo ugasangwa mu kigare cy'abasinzi? Uri umukristo ni wowe ugira imvugo mbi, uri umukristo ni wowe mubeshyi, uri umukristo ni wowe mujura. No kuvuga ngo ibyo bintu byihishemo n'ibikurimo, ariko bikurimo wabibona nk'ubuzima, ugatinya gukora ikintu umuntu ushobora kukwambura ubuzima yanga. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Nkuko ubu ufite ubwenge udashobora kugenda ubufate ngo acide uyinywe ngo nama, ubizi neza ko ari acide ngo uyinywe, kuko uravuga uti nindamuka nyinyweye iranyangiza. Imana ishimwe cyane. Rero icyo kintu ubwo ukizi byagakwiye ko ari kumenya n'aka gakiza. Kuvuga ngo
si binkwiriye ko ntukana ndi umukristo, ibi bintu biranyangiza. Si binkwiriye ko mbeshya ndi umukristo, ntibinkwiriye ko nywa inzoga ndi umukristo, ntibinkwiriye ko nsambana ndi umukristo, ntibinkwiriye kuko ibyo bintu birakwangiza. Kandi reka nkubwize ukuri, singiye kukubeshya kandi niko kuri kw'ijambo ry'Imana. Biragoye ko umuntu ufite iyo mitekerereze witwara gutyo yabona umugisha uvuye ku Mana, biragoye. Kubera ko Imana ireba mu mutima, ntabwo imeze nk'abantu twereka kuvuga ngo kuba ndi ahantu mama, ariko sinzi namwe niba ibi bintu byaragiye bibaho. Ukabona nk'umwana nko ku mashuri, cyane cyane nanone no ku ishuri byajyaga bibaho, nk'abana bavuye mu rugo bagiye muri interina, ugasanga umwana yari umwana mwiza witonda, ariko yagera muri interina kuko ageze ahantu mama na papa batari, ukabona yitwaye ukundi kuntu. Sinzi namwe niba ibyo bintu byarababayeho. Cyangwa ugasanga umuntu avuye muri karitsiye imwe agiye mu yindi karitsiye, kuko karitsiye batamuzi ahindutse undi muntu. Ese koko byari bidukwiriye ko duhinduka ukundi nk'umukristo, nk'umuntu wese? Byari bikwiriye ko duhinduka ukundi? Imana idufashe cyane. Agera kuri icyo kintu rero cy'inzoga, ndangije ndamubwira nti rero reka nkubwire, nubwo umbwiye ko izi nzoga utazinywa, ariko hari ijambo, namubwiye ijambo rimwe, reka ndikubwire. Ijambo dusanga hano muri Ezekiyeli 3:18. Namubwiye nti ibyo bintu uri gukora, wenda twirengagije ibyo bindi kuko byo ntibyari, buriya Imana ntabwo izajya kutujajinga ngo igendere ku misatsi, imyambarire, ahubwo nijya kuducira urubanza izareba mu mutima wacu. Kandi nijya kuncira urubanza ntabwo izancira urubanza igendeye kuri mama na papa, ahubwo izancira urubanza nkanjye, ibyo namenye nabikoresheje. Imana idufashe cyane. Namubwiye rero iri jambo riri muri Ezekiyeli 3:18, haravuga ngo nimbwira umunyabyaha nti gupfa ko uzapfa, nawe ntumuburire, cyangwa ngo uvugane n'umunyabyaha umwihanangiriza kuva mu nzira ye mbi ngo akize ubugingo bwe, uwo munyabyaha azapfira mu byaha bye, ariko ni wowe nzabaza amaraso ye. Hari mu zindi version bavuga ngo niwe nzabaza ubugingo bwe. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Mu by'ukuri nubwo wambwira ngo shuruza inzoga ariko sinzinywa, ubwo bugingo bw'abo bantu ziha mu cyimbo cyo kugira ngo babwirize ijambo rikubaha inzoga. Nuvuga ngo ubwo bugingo, iri ni ijambo ry'Imana, ntabwo ari njye ubivuze. Nuvuga ngo iri ni ijambo ry'Imana, ubwo bugingo abo bantu bazarimbuka, ariko ubwo bugingo ni wowe uzabubazwa. Niba Imana yaraguhaye abana ukaba utabigisha inzira y'agakiza, ngo babwire ngo iki ni kibi, mwana iki kireke, abo bana bazabazwa ku giti cye, ariko wongeraho na kese mu byo ugomba kubazwa, ko ubugingo bw'abo bana nabwo uzabubazwa. Imana idufashe cyane. Ntabwo byari bidukwiriye ko niba tugeze ahantu batatuzi, cyane cyane mbona muri aya mahanga, mu bihugu nagiye njyamo pe, bigera nko muri 4 gutyo cyangwa se 5, iyo kese nagiye mpura nayo, ugasanga nyine umuntu wenda si iyo kese yo kunywa inzoga cyane, ariko ugasanga, cyangwa gucuruza amayoga, ahubwo ugasanga umuntu niba ari umukristo yabivuyemo, niba ari umuririmbyi yabivuyemo, noneho bakavuga ngo urabona ngo ni ko system hano yubatse, ngo urumva ngo ugomba gukora, ngo ubona ngo impamvu. Ese koko byari bidukwiriye? Ntabwo byari bikwiriye, kuko Kristo bakubonaga muri mu gihugu cyawe akenewe ko agaragara. Yenda n'impamvu Imana yakuzanyaho no kugira ngo uyamamaze. None niba uhageze se ukaba utangiye kwamamaza ubundi bwami, uwakuzanyaho utamwamamaza, bizagenda gute? Imana idufashe cyane. Birakwiye ko umugisha Imana wose yaduhaye ukwiye kugira inyungu mu bwami bw'ijuru. Ndasubiramo iki kintu, birakwiye ko umugisha Imana yaduhaye, Eida n'umugisha wo kugenda mu mahanga, Eida n'umugisha wo kumenya ubwenge, se kumenya urwo rurimi, umugisha wose, yaba ari nayo mafaranga, yaba ari nabo bana Imana yaguhaye, urwo rugo Imana yaguhaye, birakwiye ko rugira umumaro mu bwami bw'ijuru. Haleluya, kuko nicyo yaruguhereye. Imana idufashe cyane. Haleluya. Ndimo rero ngana ku musozo, nari ndimo mvuga ni se nk'umukristo biradukwiriye ko duhinduka ukundi. Imana idufashe cyane. Turi umunyu w'isi,
birakwiye ko rero aho tugeze hose bamenya Kristo, bakimbona babone Kristo, bakikubona babone Kristo, nkifungura akanwa ngo mvuge, bajye mu magambo yanjye bagiye babonamo Imana, mu bikorwa byanjye babonemo Imana, mu kazi ngezemo menye ngo ni Imana ihampagaritse, ni Imana ihampaye, reka mbereke Imana, reka bamenye Imana. We kugerayo ngo utangire kujya mu biganiro bipfuye, niwe wagiye mu bugambanyi, niwe wagiye mu magambo apfuye ari koza soni, ngo kuko uri ahantu batakureba ukatangira kujya ukora ibyangwa n'amaso y'Imana, utangira kureba mu video adakwiriye. Ntago bikwiye ko duhinduka ukundi ngo nuko turi ahantu abantu batatureba, ngo cyangwa uri mu cyumba cyawe nta muntu muri kumwe. Ntago bikwiye ko duhinduka ukundi. Birakwiye ko ahantu hose turi hongeye muri cyumba cyawe, hongeyemo no mu bwogero, birakwiye ko utinya Imana kuko amaso yayo nta hantu namwihishwa. Rero ntibidukwiriye ko duhinduka ukundi, kuko igihe cyose uzahinduka ukundi uzamenye ngo umunyu wakayotse, kandi ikindi result igiye kuza ni uko uri uwo kujugunywa. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane, Imana idufashe kandi rwose dushoboze kugira ngo tubashe kunesha ibi bintu bitugerageza. Ntago biba byoroshye pe, cyane nko ku bantu baba mu mahanga ntago biba byoroshye, kuko ubusanga akenshi bisaba gukora. Ntago utakoze wavuga ngo wabona ibyo kurya n'iki, bisaba gukora. Ariko ndagira ngo muri systeme yose usanze, yaba ari ku ishuri, yaba ari karitsiye wahinduye, yaba ari ibyo bihugu bindi wagiyemo, systeme yose uyubakire ku Mana. Imana ize mbere, ibindi bize nyuma. Imana ishimwe, Imana ize mbere, ibindi bize nyuma, kuko Imana iradukunda cyane, iradukunda cyane. Tekereza Imana yagukunze ikagukura mu magana menshi y'abanyabyaha, ikagukura muri wa muryango wawe. Hari abantu benshi bo mu muryango batarabasha kumva ibintu. Reka mbabwire ibintu by'agakiza no kugira ngo ubyumve ubijyemo. Ni impano y'Imana, n'ubuntu tugirirwa. Ntago ari ikintu wambwira ngo urashatse wowe uyu munsi ngo kuko wumva ushaka gukizwa ngo urahita ukizwa. No. Niba mbeshye umvuguruza unyandikire muri comment umbwira ati ibyo bintu uvuze sibyo. Ntago bishoboka. Ntago ibintu by'agakiza ari bya bintu uvuga ngo ejo ngo mpanze kuko kabiri ejo ngo ngomba kuba nakijijwe, ibi bintu nkabihagarika. N'ubuntu Imana no kumva wakwicara ukumva aho bavuga Yesu, n'ubuntu bundi uba wagiriwe. Kuko hari undi muntu navuga Yesu akumva ni nk'inzogera ziri gusakuza mu matwi ye. Bivuze rero n'ubuntu twagiriwe. Reka rero aka gakiza twahawe tugasigasire. Imana idushoboze cyane. Aka gakiza twahawe twe kugafata nkaho ari ibintu byoroshye. N'ubuntu bugeretse ku bundi, ntazi nuko n'amagambo yanjye atabasha kuba yabisobanura. Kugira ngo ikurebe mu muryango wose iguha agakiza, ikurebe mu rubyiruko mungana, mu bana mwiganye, mu bo muri mu rugero rumwe, iguha agakiza. N'ubuntu si uko ari mwiza, si uko wari uzi kuririmba, si uko wavugaga amagambo meza, ahubwo ni ubuntu bw'Imana bwaje bukavuga ngo wowe runaka nguhaye aka gakiza, wowe Esther nguhaye aka gakiza, wowe Sonia nguhaye aka gakiza. N'ubuntu Imana yagize, irantoranya, irabugira, nawe iragutoranya. Reka rero ubu buntu twagiriwe tubusigasire, twe guhinduka ukundi ngo nuko tugeze ngo urabona ngo societe ngezemo ngo nabantu ngo bari so na so ngo nanjye ngomba kuba so. No, ba wowe ahubwo iyo societe tugezemo bavuge ngo turifuza kuba nkawe kuko twabonye Imana iri muri wowe. Imana ishimwe cyane. Icyo ni Imana iba yaduhereye umugisha. Nubona uvuye ahantu hamwe ugiye ahandi, iki Imana iba yabikoreye ni ukugira ngo uyamamaze n'aho hantu handi ugeze, uyamamaze muri ako kazi ugezemo, yamamaze no kuri iryo shuri ugiyemo, kuko hari abandi bana batabashije kubona minervari bajyana ku ishuri. Rero niba Imana yakoresheje mama na papa bakabona uburyo bwo kujyana ku ishuri, wibyangiza, wibitesha agaciro. Vuga ngo ni ubuntu ngiriwe, Imana ikoresheje ababyeyi banjye mbashije kujya ku ishuri, reka njye kubwira n'abandi batazi Imana bayimenye. Haleluya. Kwe gufata ubuntu twahawe ngo tubuteshe agaciro. Haleluya. Hari umuririmbyi umwe njya nkunda muri kira gitabo cy'indirimbo, ni umuririmbyi w'154 mu gushimisha. Aravuga ngo ndabaririmbira ibyo wamfiriye,
wankunze mfite ibyaha narararutse, wambonyemo iki Kristo, ukaza mu isi ukamfira, wambonyemo iki Kristo, ukaza mu isi ukamfira. Ndifuza ko twafatanya umurimbo tukamuririmba, ugatekereza ku rukundo Imana yagukunze ikagutoranya muri abo bantu bose, nta kintu na kimwe igendeyeho, ikaguha agakiza. Utekereze kuri urwo rukundo Imana yagukunze ikagutoranya kugira ngo ube umwana w'ubugingo, ubihereze agaciro. Ndabaririmbire iby'uwapfiriye, wankunze mfite ibyaha narararutse, wambonyemo iki Kristo, ukaza mu isi ukamfira, wambonyemo iki Kristo, ukaza mu isi ukamfira. Yasize ingoma ye nuko aramanuka, baramusuzugura ntibamwemera, arinda inshuti nkawe se. Haleluya. Yakunda abayihinyuye. Ntago muri iyi si ushobora kuvuga ngo umuntu ugukunda no kuba wamukunze. Biragoye nk'umwana w'umuntu uko aremye kuba wabasha gukunda umuntu utagukunda. Biragoye pe. Niba mbeshye wabyandika uvuga ati aha uribeshye. Biragoye nk'umwana w'umuntu kuba wabasha kuvuga ngo runaka aranyanga reka ngiye mukunde. Kereka Imana yonyine igufashije ufashijwe n'Umwuka Wera. Ariko yumvira ahangaha, yasize ingoma ye nuko aramanuka, baramusuzugura ntibamwemera, arinda inshuti nkawe se. Yakunda abayihinyuye, ntayo Mana. Arinda inshuti nkawe se. Yakunda abayihinyuye. Baramushinjije bashashe imyambaro, hozana hahirwa umwami Kristo, bukeye barahinduka, bati nabambwe. Ariko tekereza nk'umuntu wagiriye neza, ukamugirira neza, igitondo kimwe ugasanga wa muntu niwe uhindukiye, niwe uri kuguhemukira, niwe uri guhemukira abana bawe, waguma ukamukunda. Ariko dore icyo Yesu yakoze. Baramushinjije bashashe imyambaro, hozana hahirwa umwami Kristo, bukeye barahinduka, bati nabambwe. Bukeye barahinduka, bati nabambwe. Bafashe umwami ubwo baramuhemura, bakiza umwambuzi babamba Kristo, ibyara byihanganira, ngo abone uko aducungura, ibyara byihanganira. Ibyo byose yarabyihanganiye kugira ngo ari njye nawe tubashe gucungurwa uyu munsi, tube tubasha kumva ijambo ry'agakiza, tube tubasha kubiha uyu mwanya. Ibyo byose rero yirengagije ko yagambaniwe, yirengagije ya mibabaro yose yo ku musaraba kugira ngo njye nawe ducungurwe. Bafashe umwami ubwo baramuhemura, bakiza umwambuzi babamba Kristo, ibyara byihanganira, ngo abone uko aducungura, ibyara byihanganira, ngo abone uko aducungura. Yavuye mu ijuru aza muri iyi si, abura aho yarambika umusaya we, amfira ku musaraba. Haleluya. Reka mbabwire, Yesu yakoze ikintu gikomeye. Niyo mpamvu dukwiye kukiha agaciro, tugahe icyo kintu Yesu yakoze ku musaraba. Ntiduhinduke ukundi bitewe n'abantu, ntiduhinduke ukundi bitewe na sosiyete, ntiduhinduke ukundi bitewe n'uko twageze aho abantu batatuzi, ahubwo tugahereza agaciro icyo Yesu yakoze. Haleluya. Yavuye mu ijuru aza muri iyi si, abura aho yarambika umusaya we, amfira ku musaraba.
ngo nanjye ngeze mu ijuru, afira ku musaraba, ngo nanjye ngeze mu ijuru, afira ku musaraba, ngo nanjye ngeze mu ijuru, ntabwo nzarambirwa kubaririmbira iby'urukundo rwe nuko yababajwe, yanyemeye nk'inshuti ye, nzavuga hose izina rye. Niba wemera ko Yesu yakwemeye nk'inshuti ye, reka abantu bamenye Imana biciye muri wowe. Vuga izina ry'Imana, reka abantu bamenye Imana biciye mu mvugo, mu byo ukora, mu byo ugendamo, uburyo witwara n'imibereho yawe, babibonemo Imana, bamenyemo Imana. Haleluya. Ntabwo nzarambirwa kubaririmbira iby'urukundo rwe nuko yababajwe, yanyemeye nk'inshuti ye, nzavuga hose izina rye, yanyemeye nk'inshuti ye, nzavuga hose izina rye. Imana ibahe umugisha mwinshi. Reka dusengane muri uyu mwanya wumvise ucishijwe bugufi. Twaganiriye kuri iki kiganiro, ariko ukaba wumva ushaka ko Imana yongera kukongerera imbaraga kugira ngo urusheho kuyihamiriza. Reka dusengane muri isengesho ritoya. Mwami Yesu, ndagushimiye ko umpaye umwanya wo kongera kumva ijambo ryawe. Ndatsinzwe kubw'ijambo ryawe, mbabarira aho ntaguhamirije, aho nagize intege nke, aho nakoze ibyangwa n'amaso yawe, aho navuze ibiteye isoni. Mana, aho natukishije izina ryawe numbabarire, aho nihinduye ukundi bitewe nuko nageze aho batanzi, aho natinye kuguhamiriza. Mwami wanjye umbabarire. Uyu munsi fasha umwanzuro, Mwuka wera ushoboze, kuko ni wowe udushoboza, jyenyine sinakwishoboza. Ushoboze kugira ngo ubuzima bwanjye, imibereho yanjye, imigendere yanjye, umbonye ajya abona Kristo muri njyewe. Urakoze ko umanukiye guhindura byinshi muri njye, kandi umanukiye kumpa umugisha. Shimiye urukundo wankunze, izina ryawe rikomeye rishyirwe hejuru. Amina. Yesu abahe umugisha, ntuzacikwe. Naho mu kiganiro cy'ubutaha, mu gitaramo cy'umugoroba, mujye muzatubane. Kristo abampere umugisha mwinshi cyane.